baza madamu duhetse umwana prince wanje urumva n'amaguru tuve gusengera umuntu tumwizeyo kurya tumwizeyo n'itiki byose tabibura abanye imana bare namwe ndaza Mungu wanje w'imfura ndaza ngera hano afiro kwa gaposho hariya n'amaguru mvuye shije hejuru umugore wose misabyaye umwa yarangiye pe afite agatenge kacuye iyo mbyibutse iyo foto ariko mana arahabyagezemo hagati nayo mfite siyasa utunguye umugore nabonaga ari mwiza nyiri sakintu kabata umugore mwiza nk'uyu nguyu abagabo bazamunjangiza urumva Impanuro TV abantu bakababona ibintu rero harimo ikimenyane bigomba guhimba hari ntabwo mujya muvuga rira jambo nabonye nejo wambaye ikanzu ntago wavuga rira jambo ngo nta gikwe nta n'imyaka 100 yani ariko nk'ibikundira bivuga bafite inzoga mu ntoki ntabwo wanywa inzoga ngo uzamara imyaka 100 nyine ntabwo bishoboka uri umusinzi ubwo uvanga ibyo wakora bibabwira kuko hari n'umuntu afite isigara mu gisigara ari kuvuga ngo nta gikwe ngo nta n'imyaka 100. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ubwo rero mbashimire cyane kandi mwongere mbaye ikaze ku biganiro byacu ngire ngo ni ibihe byiza tugirana namwe ndetse bikarushaho kuba byiza cyane iyo twicaye ndetse tukanaganira n'abakozi b'Imana gutya nkuko nguko. Hari kenshi abantu muri iyi minsi biba ngombwa ko biherera kugira ngo begerane n'Imana yabo. Nawe ufite uburyo ki runaka ubikora, ashobora gusengera muri office yawe cyangwa usengera mu muhanda ugenda mu bucuruzi bwawe se cyangwa se n'ahandi. Ariko hari ababihamagariwe biba ngombwa ko bicara bagasenga ndetse bagasengera n'isi ndetse bakinginga Imana kugira ngo ibibazo runaka cyangwa ibyago byari bigiye kuza biveho mu izina rya Yesu. Rero mu buryo butandukanye hari abantu tubana nabo akenshi tukabafata mu buryo butandukanye bitewe n'uko wenda tuganira nabo, ariko hari izindi mbaraga n'ubasha Imana iba yarabahaye. Biba byiza nk'iyo usanze umugore mu rugo asenga cyangwa se ugasanga umugabo asenga, bikaba byiza kurushaho iyo umugore n'umugabo asenyera umugozi umwe, ugasanga imbaraga zabo bazigurizamo kugira ngo bubake abantu bayo. Rero uyu munsi byose biraza kugenda neza cyane, aho dukurikiye hose uri wibuke gukora subscribe kugira ngo bize kugera neza cyane. Rero reka mbashimire kandi nongere mbaye ikaze. Yitwa Pastor Joel Papa Bitangaza na Mama Bitangaza, no mazina mwagiye mubamenyaho, ariko ni bamwe mu bantu navuga ngo abantu bakunze gukurikira, ariko uruhande rwawe nawe hari ibyo ushobora kuba warabonye. Hari benshi bavuga ati byaranze, ariko gushidikanya kw'abantu ahanini cyane ko gutuma n'amasengesho yamwe atagenda agerwaho. Papa Bitangaza rero mbere ya byose reka tubanze tukwakire no kugira ngo ubanze bwira abantu dukurikiye aka kanya, ndetse by'umwihariko mbere yuko tuzatangira uzo kwibwira abantu. Nitwa Pastor Joel, ndi umugabo ndubatse Bitangaza. Imyaka yanjye ndi umuhanuzi wemerewe guhanura no komeye n'urushye. Hari imyaka mbwiramo bizabaye yenze. Oya ntagaruro yenze. Oya izimvi ni ziza kurazikundise. Sitoma ujya mu rwego wemerewe kuba umuhanuzi utari byahaje amakoresha ngo umuntu ngo agomba kuba ufite uburambe mu kazi. Tumaze igihe kirekire mu kazi kandi biravuga ngo nari umusore ndize saza sindabona umukiranutsi arekwa. Bivuga ngo iyo umuntu yakoreye Imana niyo ushaje urakomeza ukiyuburura kubera kubana n'Imana. Rero ndi umugabo ndubatse, ufite umudamu n'abana 4, ndi umunyarwanda 100%. Ntago mvanze, hari ufite umudamu ufite nyina w'umukongomani cyangwa wikingiye, bose n'Abanyarwanda. Rero nkabashimira Imana uruhari bagira mu kubana natwe mu bitekerezo no kutuvana no kudusengera. Rero niyo mpamvu kunda n'impanuro ndayikunda, iri mu bantu impanuro ureba hasi ukabona Pastor Courage kandi komeza mu bakira urwanyu, komeza mu kuri siporo yabo nzayibahereza. Waje mu butayu baje gusenga kugira ngo bamane bamugisha ibagirire neza. Siporo yabo yo ngoma kwizagenda ugikora bazabibona. Mama Bitangaza reka banza dushyire imbere y'Imana ikiganiro tugitangire neza turi mu mwuka. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, turagushimiye amasaha kuko duhaye umwanya.
Mana izina ryawe rihabwe icyubahiro hano hantu kandi rihabwe icyubahiro kuba agiye kugitega amatwi buri muntu wese yaba umukobwa yaba umumama yaba umugabo ndetse n'umusore ndetse n'abana bato nyemerera abahabwa umugisha muri iri jambo nyemerera abahabwa umugisha kubw'iki kiganiro Uwiteka Imana ni wewe wemeye ko tugera hano ufite umugambi mwiza ku bantu bawe nyemerera amavuta yawe n'ubwiza bwawe butogotagote Mana utangirane natwe kandi urangizanye natwe imbaraga zawe abarizo zitwuzura mu izina rya Yesu amen amen. bitabara bibona gute ibi bintu ndabona ari ibintu biri sawa cyane murakeye vraiment uzicara gutya ryari wowe nkuno bicaye ni vuba ndi kubitegura uravanga bagusengere abandagije ibiganza ntabwo muzajya mujya gukorera ibitangaza abari mu mahanga ya kure n'abandi mudusize ariko twebwe tubaha ibiganiro bakababona ibintu rero harimo ikimenyane bigomba guhimba hari ntabwo mujya muvuga rira jambo nabonye nejo wambaye ikanzu ntabwo wavuga rira jambo ngo nta gikwe nta n'imyaka 100 ariko nk'ibikundira bivuga bafite inzoga mu ntoki ntabwo wanywa inzoga ngo uzamara imyaka 100 nyine ntabwo bishoboka uri umusinzi ubwo uvanga ibyo wakora bibabwira kuko hari n'umuntu afite isigara mu gisigara ari kuvuga ngo nta gikwe ngo nta n'imyaka 100 ubwo urumva rero we ntimwabarenganye ntimuzabe nkabo bakobahungu bacu ko dufite Imana niyo twapfa dufite amashama azashibuka ayo mashama azakora ibintu binini cyane urumva rero nimba uyu munsi tugize amahirwe twa dufite Vital umunyamakuru dufite pasi wambaye ejo wabona ministre ejo uvuye mu ishuri ejo wagira umuryango munini cyane nuva rero ntabwo rero wahagaye imbere y'abantu uvuye ngo nta gikwe nta myaka 100 uyu ni umuzimu winjiye mu Banyarwanda ndawirukana mu bahungu bacu mu izina rya Yesu ndawirukana mu bakobwa mu izina rya Yesu hori ya masaka ya bro ndirukana mu gihugu uyu mwuka uzerera ngo nta gikwe namwe mushishozi wahindira jambo mujye mu mureba afite ubuyoga bwa bundi nta gikwe nta myaka 100 nge nzamara 100 mpanura mara 100 nsengera abantu ubukwe narabukoze bwo dufite ejo hazaza n'abana bacu dufite igihugu dufite abayobozi babayobora iki nta muzakora ubukwe aba ministre bakucyaba bati gutegura ejo hazaza nta Vital ntibana kwambara waba wambara ikisi nako wade ari kudefana ni kwambara nabonye wabikoze kuko ari uteganya kandi kizagerwaho mu izina rya Yesu amen rero mwege muhumure muzagira ingwe amen Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro gatoya yenda turashaka ko tuzavuganira mu ijambo kuki mufata akanya nk'aka ngaka mukaza mukiherera ahantu hirya nk'aha ngaha we na madamu wanjye yena n'abana rimwe na rimwe mukazana madamu wanjye twabanye turi abakozi b'Imana kandi uyu mugore ntarateshuka ku inshingano ze zo kumba inyuma abandi baraza bakavuga hari abantu bankunze ejo bundi bambwira ati profete mushobora kuba umuryango wanyu mudakunda amafuti kandi mukunda ukuri abandi benshi baryaniriyo bakaza kubakamera bigize beza ariko wowe si wakwihangana ko umugore mwaryana nguzu hanure ufite urwanyu hatari amahoro kuko wabitubwira wowe ubundi umuntu muzima ntago yeme kugira ngo Imana igi wanyu ubu tudahuje kwembi nawe bandi ibyo ubonye hariye nibyo njya nkurangiye kenshi nifuza ko umuntu w'Imana akwiriye kuba umuntu w'iki w'Imana nimba nuko aritorero nkunda nako ni idini nusindi sengeramo buriya politiki ya Gatolika kudakunda amahane nyikunda mu busa kudakunda amahane biravuga ngo babiri cyangwa batatu bateraniye uw'Imana yaje nzaba ndi kumwe namwe bura mugire vamu namo nashake biragwe kugira ngo Imana ibasange yuri wenyine babiri cyangwa batatu bateraniye nijoro bura mfumasa umugore wanjye Imana itiza nashyiraho abana banjye igatitura aho ngaho wabyumvishije akabaraje umuryango w'Imana ukaza rwose niyo mpamvu rero ntuzaryame mu rugo hari induru itorero rya mbere sigamba mwakira abashumba ngo bateye abagore abantu mbabari mbifite gutyo nababuriye warababuriye bo ibyo byahoze ariko ikibazo nuko batemera icyaha abantu noneho rero bivuze gute rero iyo biba itorero rya mbere ni mu rugi wawe
ari umunyamakuru wese siko ngiye kuva nareba muri leta yacu sindabona ngiye bahaye umuyobozi ukomeye nta rugo afite munyihanganira aho ngaho wenda umukristo icyo kintu cyamubaho umukristo kuko twebwe tubereye maso abakristo kuko turabashumba babo turababyeyi babo mu buryo bwo mu mwuka nkaza nkorganiza ibitagendaga neza nkaganiriza umudamu nkamubaza se kugira ngo utandukane n'umugabo byagenze uti akambwira ido nido nanjye najya mu mwuka wenda Imana ikamishurira n'ibindi hari za karande zabiteye hari imbaraga za kwirukana nka gahozo mu bisekuruza cyangwa se hari imbaraga z'amarozi zabyivanzemo reka dusenge muri ubu buryo noneho Imana yongera no ikubakire urundi rugo rw'umugisha ariko noneho se mushumba ngewe icyo kintu ninyikora nzaba mbereye ki urundi rugero rw'abakristo aha hanze no hari abakristo niye natangaye aho umukristo umwe yigeze kumbwira nagiye guhosha intambara mu rugo rumwe bagiye gutandukana bigeze finali umwe ngewe ndandika jya mu rukiko genda ku murenge ngewe rwose ngenda byemeye divorce tuyihane turaganira arangije umugore arangije atambwira ngo no na pastor runaka nawe yakoze divorce nanjye sinayikora kandi yabonye umugabo mwiza na pastor runaka nawe yabonye umugore mwiza kandi mbona bameze neza nanjye rero genda nanjye nzamera neza ndangije mpita mvuga ngo kumbe bya bintu harimo n'intwaro satani arimo akoresha kugira ngo anasenye n'umuryango wa gikristo mpita mvuga ni satani afite ibanga rikomeye cyane burya yinjiriye burya abashumba yinjiriye burya umuryango apotre abahanuzi abantu nk'abo ngabo bareberwaho urugero kugira ngo yigarure noneho abakristo kugira ngo nabo bagende nabo basenyuka nabo barebeye kuri babandi ndavuga ni mu izina rya Yesu nangira gusenga noneho mfite no position yo kuvuga noneho ngo ngiye gusenya izi imbaraga ziri mu bashumba mu minsi yashize hari ibintu byavuzwe biravugwa muri commentaire bakaza Imana ishimwe ukuntu nawe waza kuvuga ngo divorce ngo none nawe bikubayeho none ngo nawe ngugiye gusenya nose ko ntasenye hari imbaraga za buri muntu wigeze ubigiramo uruhare ngo aze wenda ahoshe iyo nuza sinsenye ahubwo habaho objectif umudamu nkurikiranye umugabo nkurikiranye habaho ikintu wiyemeje ujya gushaka umugabo wiyemeje kugiye kubaka urugo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse niba ibyo bintu ubona bitari gukunda ahubwo wepfuka kamusenga ubwira Imana tidaha turi mu ijuru ko twasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kandi nkaba nta rundi rugo nkeneye kuzashaka nta wundi mugabo nkeneye kuzashaka Mana urakora iki uzi ko Imana igize ikaza muri uwo mutima ikazi gahosha intambara kubera ko Imana ko nawe nta karaho nawe ufite nawe ko kunyarukira nawe muri bya bindi Imana ikazi kabyubaka wa mugabo ikazi kamuhindura wa mugore Imana ikazi kamuhindura umva hahandi hari guterana amacupa n'ibindi hakaza umutekano n'umutuzo ugasanga abantu ngewe mfite abantu ngewe bari bageze mu rwego rwa divorce ubu uyu munsi bafata Bibiliya ku cyumweru bakajya gusenga nge mfite abantu ngewe mu imodoka zabo umwe ntiyajyaga mu yundi yari kuyimutemeramo ntibyari gukunda ariko ngewe uyu munsi wa none ahubwo umugabo aba yifuza bwo kugendana n'umugore imodoka bwo ibarambwiye uti twe tugiye kuyigurisha uko tusigaye twumva dushaka gukoresha imwe mba numva umugore wanjye mukunze cyane navuga ni Imana ijya yohereza urukundo ku muntu utari urufite ahubwo wahubwe inshingano zawe nizi objective yawe ni yihe niyo gusenya cyane yo kubaka niba ari yo kubaka Imana izabyubaka ariko niba unashidikanya uvuga ngo byashoboka ko nasenya satani nawe ahita bitiza umurindi nawe akasenya rero pasaki kuvuga ko ahangaha dushaka mbwira abanyarwanda bose bakurikira amateleviziyo yanyu dushaka u Rwanda rumeze nk'abantu wagira ngo bafite umurongo urumva n'u Rwanda ushaka ruhamye abakristo bahamye bafite iyo bajya mu by'ukuri ntabwo nzi kuntu ngewe nyambwira madamu tingewe igihe nzaba nadivorosheje nzaba napfuye nkagiye mu muhunda kumbwira ngo dusengane ahubwo nzashaka abapasiteri banyize ntahe biravuga ngo n'urupfu cya Kristo agarutse n'usa divorce yarapfuye abadukoze divorce tubacireho iteka ntago mbacireho iteka ariko ntago bemereye gushaka babita ibishubaziko bakabita n'amazina yandi muri Bibiliya birimo hano
no vuga ngo ntabwo yemere kuseketse umugabo apfuye umugabo agize ute apfuye uvuga ngo byazinduka imikino aramuze apfuye ahagaze hari abantu bita ngo bapfuye bahagaze gupfa bahagaze ariko ukirise w'abana gupfa uhagaze ukirise w'abana umugabo afata inshingano akaba ashyize ku ruhande umugabo cyangwa umugabo afata inshingano agashyira uruhande ku mugore ntavuge ngo ndataye. Reka tujye mu cyatuzinduye. Niki cyatumye ndamuze kwirera ahantu nk'aha ngaha muri gusengera iki? Ese mu by'ukuri uyu munsi Imana batumye kuri bande? Urumva byatere mvuga niba ari pastor ukaba uri profete muhuza izo mbaraga zose byanga byemera ibitangaza bigomba gukoreka. Byanatumye n'iryo zina munariha. Uyu munsi muhagurukiye iki? Muri gusengera iki murashaka gufatanya nabandi kugira ngo musenge urwo Rwanda turugereho rurimo ibyo byose ruzira divorce ruzira impfubyi rizira ubusinzirizira kwiheba rizira kwiyanga ibintu nk'ibyo byose. Abona ngeje nagize agahinda kenshi ntangira gusenga amasengesho kugira ngo ahantu hose umwana w'Imana ari yaba ari umuzungu yaba ari umwirabura ahabwa ubutabazi n'Imana. Mfata umwanzuro bwateje hari umwana wavuye hano amwira ngo pasi ngiye gushaka ubuzima hanze. Turasenga ageze hanze aho gushaka ubuzima aho gashaka byere ashaka inzoga ashaka amatabi kwidroga ejo ndamuhamagara ati bituracyabaho ati pasta nagize ubwo ukongera guhamagara aho nari ngiye kuruhukira bwo nagiye kuharuhira aho kugira ngo nihaho ahubwo agiye kuzana ibidroge bivuga ngo hari abantu bafite karate zibakurikira rero mu gihe ukava hano ubati ngende umunyamakuru w'impanuro ngiye kujya hanze narize ngiye guhindura nabita ubuzima kugira ngo ndebe kunafasha abana nsize inyuma bari hasi yanjye wagera hariya nkabona wifotora amafoto wambaye ubusa wifotora amafoto wasinze ngo wageze muri paradizo kugira ngo ugire ikintu haha cyumugisha kizafasha abandi bari inyuma wadukorera studio nini cyane hano gukoreramo indirimbo studio gukoreramo ibiganiro byiza ugasanga ahubwo kutweza amafoto wibereye muki no mbwira Imana ngo Mana ubu butaka bwacu ni gakondo yacingiye Mana humugisha ubutaka bwacu abana bavukiyeho abagabo baburiho ubarinde izi mfuzi kwicana imyiryane mu ngo birambabaza njye mbireba ngewe ntacyo kwabikoraho nta kiri kwakwa cyese kwaguragiriza gereza nyinshi ariko dufite ukuntu byagabanuka kubera Imana ikoze ibitangaza basanga dukojanisha tukavuga turabona kwakiraga ibihumbi 20 by'abantu bakoze urugomo ariko kwakiriye abantu 10 ibihumbi 10 ubwo umva ko amasengesho akora akazi nibyo rero mpamvu n'abapagani benshi batunetraliza abakozi b'Imana gasanga ahubwo kugira ngo dusenge byari 10 bibaye 20 rero iyi ntimba nibyo mpagurukanye kandi ikindi n'umwuka wava ku sende abasore bavuye ku mafaranga bamaze kwiheba niho batangaje ngo ntagikwe ari bati nzamugaburira iki nzamuraza guterura ntibyanze ndamuterekaye niko umusore mwe yambwiye guterura ntibyanze ndamuterekaye abona urumva guterura ntibyanze ndamuterekaye uvuga kugatera umukobwa wanjye pasura muterekaye rero n'umwuka w'ubukene Imana ibusohore mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu n'umwuka nawita ugusuzugura abaprofete kuva kera abakozi b'Imana bahozeho igihe cyose uzariho mu rugero hari abantu benshi bifashije sinabarondora ari umujyi uvuga ngo amaturo y'Abanyarwanda ngo azagutera ibibazo oya kandi koko ibyo n'abantu bavuga nk'iby'amaturo byabo kuko reka bapfuhamba bapfu babo abundi kwabareka ariko dufite ibihugu bya Afrika 54 byose nemere kubigeramo profete mfite passport urumva inyemera kuzenguruka ibyo bihugu mfite ibidukikije hano nshatse uyu munsi narangeze muri Kongo abahumba ni banyakira nshatse uyu munsi nagera i Bugande banyakira kandi nta cyo nangije hano aha nta mirimo ya leta nkoreramo mvuge ngo nataye ibiro nagiye ndi profete mpuza mahanga ese abantu duhura bose nabo ntabwo baza agaciro kacu ntako bazi niyo mpamvu duhura nabo tukabashira ubugoryi batwitura kudukunda ariko gatoya nta guciye mu ijambo
biravuga ntimugisengera abantu ngo abarwaye kanseri bakire ngo nta ngumba muheruka gukiza nta bakobwa baguye muheruka gusengera ibintu nk'ibyo ngibyo nta bantu muri gukuraho inyatsi ukuri kwabyo ni ukuhe profete telefone yanjye ihora online uwe mukongomani piga simu tuzungumuza Ruganda Gwino umurundi tuyogere umutanzania turavugana umunyakinga turavugana icyongereza ishoboye ndakivuga kubongereza urukumva ndibaza bashaka tuzana bahi bamenye ko bakorewe abantu barakorerwa umunsi ku wundi nukuri kw'Imana bivuyeh buhoro baravuze ngo nigeze kuvuga ngo nta mana nta bitangaza nta mana Dieu ne change pas Dieu roi ni Imana idahinduka ni Imana y'inkire irihagije wambwira ngo mpamvu igikorona itagiye corona nagiye gusenga mbwira Imana ngo mana aha ni kwa duseba ko corona tunaniye irambwira ngo yahereye nibwo yanga ati yahereye i Burayi ihera ahantu hambira akomeye ku isi bava ko ribo bafite isi uzarebe y'umuzungu agiye kwitapakura hariya atavuga ngo abanyafrika kwabaremeye imiti ya malaria kimudushimira muzamara imyaka ngo uzarebe baduha imyaka twebwe ngo tubaye mu buzima bubi bakabati ngo ni 45 kwebwe bongo bongere hindi ko afite ubuzima bwiza nuvuga ngo bagiye mu kimbo cyima twogende mu mukuru zabaho wabyumvishije Imana iravuga ngo rero ndashaka mbereke ko nta ukomeye muri isi murimo ari ngewe niyo yahereye bwa mbere yica ibihumbi miliyoni Taliyani rahwatagira mu Bushinwa rahwatagira muri Espagne buri munsi mu twazisomba imiramo Imana irambira ngo bwira abanyafrika ninjye ufite ubushobozi bw'ikintu cyose nimba ari abahanga nibigene nk'abahanga bayizana kwakongera kubyimba ari kuri Afrika urumva ubu byaragabanutse ningewe niko twabahama bati niko kwabahaye ubwenge mwiga nani history zacu mwiga uzare nk'umurugero nk'ubu ufashe ihembe nk'ihembe ukarizana nkaribaga nta mashini rinyuzemo nkaryamba mwese mwavuze induru ko nagiye kuzimo ariko ubundi yanye i Burayi bakakoza bagashyira ka verine kaza nakambaye ngo mungu we ngo mbega umusirimu urumva uzare nk'umurugero dufite ikawa twarahondaga ikawa tukinywera urumva ariko uyu munsi basanze wayihonza uri umukire uri kuyinywa bava kurinjije nimba kujye ikawa nziza mu gikombe iteye imiti none uyisanuze wayinywa uri umusirimu ariko wabo uzanishashi irimo ikawa honze mu isekuru pass wayisekura ukayikara ukayisekura ukayiyungurura neza ukayimbatishira mu cyayi nukuri kw'Imana none afite miliyoni bampindura ubusa ndinjiji nta bwenge mfite rero bisobanura ngo rero twebwe ntabwo turi abantu Imana byose ni ishuri turi kunyuramo izagira iherezo kandi umuntu uzahaganiza muri iri shuri ibi bya corona ibi urabona nk'umurugero pastor barimo naragiye gusengera mu butayu barambwira ati nzayi bageze kure nabo babimbwiye ati nzatugeze kure nitwe abantu ba mbere bakubiswe kurusha abandi ndaragutekerezaho kwa dutunzwe n'ituro dutunzwe n'icyacumi dutunzwe n'abakristo batwegera bakatuba hafi tumaze imyaka 2 bamwe na bamwe isengero zifunze nta duhurira nabo wabyumvishije ikindi nitwe bantu batavuze ko kwabona ibyo kurya niyo ugiye gufata ibyo kurya hagiye bakwima ngusa neza kandi nzaye kuturya inzara ariko Imana yatubwira ngo umuntu uzahagarara profete agahagarara neza ntiyandavure ngo y'amatelefone y'abana atangire yiyenze atangire yandavure yitware nabi kabati musimamo yangu niyi ndacungira ku Mana yanjye Imana yatubwiye bakozi b'Imana yatubwiye ngo ibi nibirangira hari abazarimwe indirimbo z'amashimwe bahagaze neza ntabwo yanduze rero ntago twebwe ibitanga n'imperaho ngaho urumbashije mu by'ukuri ndi mu bahanuzi muri iki gihugu bakoresheje kubakomeye ambera ngaha kuboroheje ndi mu bahanuzi batigeze bavogera imbago z'Imana hari kenshi mbwira abantu ntago ndi umunyabyaha bakabyibazaho ntabwo Imana yamanuka imbwire ngo fata pasi arwaye ikibyimba ku bwonko
bashimaga ku kinamba tutadufungisha ubundi urumva bagashima ngakora ku ikiganza gutya ikibyimba ku bwoko kigakira dufite abantu kwazana hano kigakira ndi umusambanyi ndi umurozi ndi umwicanyi biravuga ngo umunyabyaha yiruhiriza iki kuvuga izina ry'Uwiteka ari inyanga guhano rero mvuze ko ngewe nkorana n'Imana mu buryo duhura tukaganira ntabwo nishize hejuru nahawe umugabane wo guhanurira abantu pasi birakorwa bitangaza biracyakorwa na none ntabwo byinshi cyane nshaka kubatwara umwanya munini tuzaza kuvuga byinshi ndabona mu bitangaza afite Bibiliya ndashaka ko yena mbere ko tuvuga ibindi tubanza gato tuvuga no ku ijambo ry'Imana ubundi musengere n'abantu akamanze basobanurire badukurikiye nawe urimo ntabwo ndi ikivejuru mvuge ngo duhimba ibintu ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uhinduke Prophet Joel byazaguhenda aho ngiye guhera hangaha ntago ari ibintu uvuga ngo ndaje ngo ndi umuhanuzi wa hatari bahita bakwemera dufite abantu bize dufite abanyabwenge n'ubwo turiho ntirwakwishizeho twahuye n'abantu babonye Imana ituriho batugira inshuti batwiyungaho niyo mpamvu uyu munsi turi abantu bashaka kuvuga ati nanjye nakwigurira ipantaro nanjye uyu munsi nanjye nakwigurira ishati rero ahantu babanga urabona ngo bari abantu ngo baraje ngo bihimbira kuvuga izina ry'Uwiteka rose waryihimbira kurinde vita ubu nakurye telefone naguhimbira kuvuga Imana nawe ubwawe urereko ufite shize musanze si umuntu akomotse akubati ko umuntu pasta muraho ati ndi mu Bubirigi nge ni kwihereye ubuhamya ati niho ndi ati uwo mugabo yansengera indwaye nani cancer irakira aloti ndi sinabyaraga bakahoza abana bagiye babyara témoignage yo zibaye nkangati ndi hano mu Rwanda ngerice ku ntebe gisuzuguriro hari abana kwatetse ku ntebe hano z'ibyubahiro gishinda bavuga ko ntabwo byo kuvuga kuri kamera uwo mwanya niyo yawe kubyiza umva bicaye mu ntebe z'ibyubahiro hano umwana mwati allo uravuga na prophet netavuga ati prophet duhuriye mu mujyi ati unkure ku mutwe gusa ku mutwe tunkureho gusa nta kintu abazi neza yiki y'Imana mu by'ukuri rero ntabo kwera Imana koza uvuye ngo ndi umukozi w'iki na tubigerageze hano tunareba prophet barahanga mu gihugu umbwire ngo umuprofete nahagarare hano niyo nahagarare hano uyu ni umuprofete ukomeye ni umuprofete waje kugira ngo birakunda ni ibintu vitali Imana bamugisha rero dusobanura natwe dukeneye kugira nabyitangwa na protection ako tuyivanye ku bantu nkamwe abanyamakuru mwatuvangira namu bwanyu munyihanganira uraterura umwana hariya ntaho yayoboye urumva ntazwi ugatumuha ibyubahiro urukumva umuhanuzi ukomeye ngo ugasanga ejo ni wa undi Sandres hagira umukisi umubona no kumvanuro w'umukobwa agatamuga ati urukunda I love you ejo mu gitondo gasanga ni wa muntu nta cyubahiro afite aragiye akuze ku mabere yiwe nabikaza namuvatiga abakozi b'Imana ngo biki urumva niki nge mvuge hano wambaza ngo nk'ubungu pasi ngira Imana ishimwe wageze mu rugo ndi mu bantu batakora amanyanga no ku bantu b'impanuro urumva mwese wamuzi dese zanjye wamuzi ko ndi mu muhanda ngenda babyumvise no kwiyemera aho ngaho ufashe umwana muteruye ahiruka hano ivira ibyumba ntuzimba amaze kwiba telefone y'abandi umuhunza hanga umukizo hano la ba ndi prophet ukomeye ndi uwa mbere nta buhamya ntaki ejo mu gitondo ndagira yamanya ngakora ejo ninsanga kubimbaza urumva abakozi apase bikigi umva ngo imbyiro ziwe n'imyanda ye uje kuyimpanagurizaho ari nakure ubu muri iki gihe tumaze iminsi turimo turayora iyo myanda yabo baje basiga kuba kandi ushobora kuba waricaye mu gihe cya kindi cyatekeri mu gihe cy'ubuzima bubi wenda hari abantu wenda badakunda ko wenda tuvuga wenda ubuhamya wenda twavuyemwo babandi nyine bahora nyine ngo ngenda ndakomeye nukavuga nukabwira abantu ko wambaye ubusa ko wabayeho nabi ko wari ubusa ariko twebwe iyo tubivuga twebwe niko gukomera kw'Imana yacu
kandi Imana yacu ntabwo igifata ibiryo ngo ibirye gutya wewe ufate wowe ukarya. Imana yacu twebwirya amashimwe. Iyo mvuze ngo Imana yaranabaye yankuye hasi, uyu munsi wa none niyo mpamvu yashyize hano kumanura ukambona. Ntago rero byatangiriye aha ngaha, ntago bitangiye, ntago pasi yari kunyibwira cyangwa se vitari ngo nyibwire ngo andote, no, ahubwo nuko yarasanzwe nzi. Haleluya. Hari ahantu twaciye, hari ibihe twanyuzemo kandi byari bikomeye. Hari ibihe twanyuzemo umuntu akabungabunga ubuhamya akavuga uti ibi ngibi sinabikora. Ndabyibuka kera hari igihe twari tumaze iminsi badusohoye mu nzu baduhaye priyave. Umumama umwe aza afite akamverope harimo amafaranga y'Icyacumi. Yarayashyiriye Profete Yongwe. Icyo gihe yarayoboye Kimisagara. None harangije araza ngo tumuheshe umugisha. Mama yari umucamanza, twajyaga tumusengera, ariko yari afite uko Imana yamuhishuriye ko umuhanuzi umupasiteri uzajya uhabwa icyo Cyacumi ari uwo nguwo. None haraza ngo duheshe umugisha icyo Cyacumi. Yari amafaranga menshi, ntabwo ari amafaranga make. Ari ngomba kwishura, tugomba gusohoka mu nzu y'abandi. Umva icyo gihe mu bahanuzi bahari muri iyi minsi ni bake cyane bakire vensa icyo Cyacumi ntibacyakire. Akanahanura akavuga uti ndi cyanjye, ningiye ugihabwa, ningi Imana noneho ibyemereye. Ariko icyo gihe twabungabunze ubuhamya ndetse n'ubutumwa, turavuga ngo no, ushaka kwikoreramo uyu munsi kandi data ari we wari kuzagukoreramo, kandi iyo yagukoreyemo nta muntu ujya ukugerera. Iyo yagukoreyemo ntago mu miryango yawe bakugerera. Iyo yagukoreyemo umugabo wawe nta kugerera ngo uyu munsi 500 niyo muri burya, ngo saa sita ngo ninjoro murategereza nimva ku kazi ngo nibwo muri bwongere guhabwa yandi 500. Data yagukoreyemo ntago imiryango yanyu igikugerera ngo ivuge ngo uyu munsi biri kumeza nibyo ngibyo ibindi byaje ntago ari ibyawe. No, iyo yagukoreyemo amahanga yose amenye ko yagukoreyemo. Iyo yagukoreyemo imiryango yose nawe uyikoreramo ukagenda uyihereza. Aho ngaho twabungabunze uyu munsi wa none wasanga ariho hatumye twicara hano kumanura. Ahari wenda uwo munsi yo turevensa icyo Cyacumi cya Apotre Yongwe, ahari twari kuba kabarore. Ahari uyu munsi simba nanjye Imana nanjye yarampaye nanjye aho kwihisha izuba ndetse n'imvura. Ntago Imana nanjye iba nanjye yaranyemeye nanjye ngo uyu munsi nanjye mbabwira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ubutumwa hari abantu bavuga ese ibitangaza pasi Imana umugisha yarubibajije Profete. Ariko na Yohana nawe byamubayeho igihe yari ari mu nzu y'imbohe, yumva uburibwe buramuriye bwa gereza, arangije ngo atuma kuri Yesu. Haleluya. Ngo aramubwira ngo mugende mumumbarize ngo se ngo ni wowe ngo cyangwa dutegereze undi. Ngo se ngo nibyo koko byashoboka ko yaba ari wowe. Mu yandi magambo, nkaba ndimo ndakubitwa izi nkoni zingana utya, nkaba ndimo ndicwa n'inzara, nkaba ndimo ndicwa n'inyota, nkaba nambaye ubusa. Uyu munsi wa none hari abantu bakurikiye Imana bakaba bafite nabo gushidikanya gutyo ngo se niyo nkorera nyikoreye imyaka 10 niyo yaba itarankura kuri iki gisuzuguriro cy'igisiribateri mazeho imyaka, bakaba barashyize muri babandi bagumiwe mu itorero. Niba abandi banshyira imbere bakavuga ngo genda wakira abashyitsi, mbese bamaze kubona ko nyine namaze nyine gusaza. Ariko niyo haleluya ntabwo igihinduka, niyije gukora ibikomeye, niyije kwigaragaza n'uyu munsi wa none, niyije gutanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe kugira ngo yerekane amagambo ahitahagarara. Abakuvuze kandi nibo bazagufasha, nibo bazagufasha gushima. Abagututse nibo bazongera gufatanya nawe kuvuga gukomera kw'Imana. Abagusuzugwe nibo muzasangira ku meza y'icyubahiro. Haleluya. Leste totale do predeterebo. Abangabo ngo Yesu yarabasubije ngo arababwira ngo nimugende mubabwire ibyo mwiboneye. Ingumba zirakira, abarwayi bari impumyi ziri guhumuka, abafite ibibazo biri kurangira. Haleluya. N'uyu munsi wa none rero hari ingumba nyinshi zakize. Nuko uyu munsi wa none tutafata amarikodi ngo tubahereze. Ubu abantu bagiye bari mu migabane ya kure ayohereza rikodi akakubwira uti mushumba ya masengesho wari umazemo igihe yahagarika igitangaza cyakoretse.
haleluya ndikumva mu nda hakinakinamo umuntu haleluya ndikumva natangiye guciragura none ndikumva ongera unshimira Imana ubundi nge kwa muganga yagerayo kandi agasanga igitangaza cyarakoretse hari abantu benshi dufite ahangaha ibihamya niyo mubishaka mutubwire tubibahe abantu benshi barimo barakorerwa umahubwe pasi madamu aranyibukije akoze hasi ndibuka ibuye cyane barahari umwana umaze imisi barahari hano taratinda muri Amerika no badavanga badusengera uri ko pasi ndagwa nyine muzi kumuvugisha yabonye akazi ntaramara amezi hafi 3 cyangwa agezeyo abandi bagezeyo Imana isifungura imiryango urumva yabonye akazi kandi hari akazi kaho sikakazi kameze nkaho gahemba ubuntu bw'ubusa batanga amafaranga wabyumvishije nge naguha nimero yo mukavugana umenye kuko sa abantu bahagusa bakira ngo bagiyeyo ngo dusengera hari n'abahaguruka hano bahabwa amavuta y'umugisha w'iki w'Imana uyu munsi ari gukora akazi keza nyambwira abantu ngo Imana ntabwo ibere nk'abantu ivuge ngo ngenzi nyampanurira muri nza nabwo banyumve neza ntibanyibasire ntabwo nyampanurira muri nza iyo mbonye ari nza ndakubwira ngo ufite amasengesho mbaza Imana neza niba nta muvumo ufite cyangwa udafite karande y'Imana uriko uzinza uzinza ituma umuntu asambana nza ituma n'umuntu yiba ngebwize kunsora mu nzu nari mfite amatekinike y'ibinyoma kwa gukodesha buri munsi ngati 12 ntayo hakudoze nk'abasohoye mu nzu hano ibyo zara nani narinduye hariya bamfatira n'ibintu bajya ku mudugudu bajya kundega hose hariya urumva nubango ubuzima nanyuzemo ndambwira umuntu ngo kwanze kubinyanga mugayo kwanze kubinkunda mugayo mu gihe kwagomba kubinkunda mugayo turiyeranje ni kwa binkunda mugayo ubundi tugihangana n'amafaranga yo kuvuga ngo turashaka tubona amazu tubona amodokari ubu nta buroho yaho yada niyo yaba gato kagenda muhicaramo akangeza ibyumba akangeza he ako ari umuhura abagifite n'uburo ndabwira ngo umanze kamubwira Imana igikombe twanywereyeho oya uzumuntu nyambwira umuntu banje nikundira umukozi w'Imana tasi tutusi turaziranye ndi kwikosi arabizuriye nyamukunda cyane bakugize hano ndamukunda Imana igene muzamu nyambwira umuntu igikombe twanywereyeho babanze bazi muri kuha mikrofone hano yabo yambaye ishati nk'iyi ngiyi ndakome yabaguze telefone nuko nuhagira n'umuntu wo hanze umuhamagara cyangwa umukobwa cyangwa umugore ati ndakomeye mbaye iki mbaye umuhanuzi ukomeye kuko abonye umuntu umuhaye ikintu mubanze mumwere ku gikombe abakeneye ukurwaho umuvumo waduhamagara tubigishe mu izina rya Yesu Mana humugisha abarwayi kwa muganga ubakize abashonje ubagaburire ababuze icyerekezo ubagirire neza abasore bafite amarira Mana ubakirimo abakobwa bafite amarira ubakirimo abana babuze minerval ubaheza mu minerval ababuze byiringiro bakajya mu buyoga n'amatabi ubahereza ibyiringiro bavaho bari mu bagarurira ibyeringiro kuko ari wowe ugarura ibyeringiro urakoze Mana byose byambaje mu izina rya Yesu Kristo amen shalom amahoro Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.